Nadine mu myiteguro y'umushyitsi ukomeye. Agnes we yishimiye kongera kuraba kwa Chris. N'urunana. Uyu munsi ugarukeye ngarukiye kuri wa musozi ukirenga ikiraro cya Nyarurembo. Ebana wazindutse koko nimbara aho ngaho wageze. Aha sinazindutse cyane kiri ahubwo nuko wowe waryamiriye. Narigize ngo n'uyu munsi urayisibye siporo nkuko umaze iminsi yisiba pe. Shana uko gahunda ziba zambanye nyinshi ariko gusiba siporo birambabaza. Wari umeze utese ahandi? Shameze neza nta kibazo. Niba ari uko wakererewe nabonaga umuvuduko uriho rwose utari bumbone cyangwa ngo nsuhuze. Ibyo ntago bibaho, nta muntu waca ku nshuti ngo agenda atayisuhuje. Nako sina ngombwa ko inshuti yawe niyo abarundi muntu ntabwo ari byiza ko agenda utamusuhuje. Hebana gusa ndatomboye kuba duhuye pe. Nkabona amahirwe yo kugusuhuza. Hari hashize iminsi kiri. Na mahirwe kuri twese uko twese twari dukumburanye. Ibyo njyewe ariko nazaga nubwo tutahura gukora umaze iminsi rwose udakora siporo. Nakoraga da. Ahubwo hari igihe mbura umwanya wo kuza kwiruka nkahitamo kuyikorera mu rugo nkakora utuntu tworoheje ariko sinjya nsiba siporo. Nabyo si bibi ariko burya siporo yo mu rugo ntabwo yegereranya n'iyo umuntu aba akoreye hano hantu rwose hagari. Ugerageza rwose ubona umwanya wo kuza gukora siporo ihagije kiri. Nibyo nanjye ndabyemera. Shanyereka ngo usezereho rero ugira umunsi mwiza naho ubutaha. No ko wihuse se kugiye kare. Amasaha yanjye yo kwitegura nkajya ku kazi arageze. Kuraje ahubwo wenda abona ugikomeje siporo. Nta kibazo. Ngaho nyaruka udakererwa akazi ka leta. Umunsi mwiza. Hewe karibu cyane busho. Agira gatebe wicira ubundi umbwire. Ko washyashyanyira? Ntashyashyana. Zira kabyeri. Nawe ari we washyashyana bushomba barira. Abise ku rundi rwego pe. Ahubwo mbwira yakubwiye ko asasangaye. Akigeze? Mwavuganye se ntabwo yaguhaye isaha n'igisubizo. Urebye. Ubwiza ukuri amakaniye rwose ngo ntazaza. Patrick akana ko ataza kureba umwana we. Uramubeshye busho uramubeshye rwose. Kuko arabishaka cyane rwose. Nuko njye yakomeje kumubera ibamba. Naho ubundi Patrick ashaka kureba umwana we cyane. Uko rero kumubera ibamba kwawe. Nibe byatumye rwose asa n'ubizunitswe. Yambwiye ngo arambuye kwirirwa mu mikino yo gusaba kureba umwana nkaho atari uwe. Aha kuko izo utamubwiye ko imikino nayivuyemo namaze gufata umwanzuro wo kumwereka umwana akamureba akanamuterura bagakina. Siko nabikubwiye. Mu by'ukuri ibyo byose nabimubwiye ariko yamakaniye. Ngo yakwinyize kenshi ngo urebe ko umwana we urabyanga. Ubwo so kuki Patrick ko yivumbuye gutyo kuko yabitewe n'iki. Reba ukuntu namwiteguye nkateka neza nkamugurira akabye none birangiye yivumbuye kuko busho. Ko ari wikosa hora. Wahora n'iki. Wageze ngo rwose utakumenyereye agusanze mu aka kajipo n'agashati yagira ngo uragakumika imyaka 20. Nukuri se n'umwana ye namuteguye nuri ko nerashyize ku ruhande twenda twira ndi bumwambike nahagera. Nyamara ntabwo byoroshye Nadine. Umwumve ko nyine ngo yatangiye no gutekereza kuba yakwishakira undi mugore babyarana kuko n'ubundi wowe n'ibyari muri gahunda kubyarana. Kuko n'ubundi ngo wamutekeye imitwe nyine agashiduka yaguteye inda. Bakishakira undi mugore busho. None ubu se disi ko nkora iki ko mvuye yarakaye cyane ko. Rero ngiye icyo mbona nuko bashaka umwanya ukagenda mukiganirira imbona nkubone. Nawe wenda yabona ko rwose imikino wayivuyemo koko. Ubundi ntabwo byoroshye. Mwarimu re yarakoze yabaganirije ku myitwarire ikwiye kubaranga nk'abanyeshuri. Ababwira uko mukwiye kwiga mushyizeho umwete. Njyewe rero nje kubabwira ku kindi kintu kizadufasha kugera kuri ibyo byose. Ubu nje kubaganiriza ku bidukikije. Ninde wanyibutsa ibidukikije cyari cyo? Twabivuze kenshi nizere ko mukibyibuka. Ibidukikije ni ibintu byose bituzengurutse harimo amashyamba, imigezi, ibishanga, ibiyaga n'inzuzi n'imigezi. Aha, Obama aragerageje. Ibyo byose avuze ni bimwe mu bidukikije ariko yibagiwe kuvuga ku bikorwa bya muntu kuko nabyo ni bimwe mu bidukikije. Mwabonye ibintu bimeze nk'indobo nini ziri ahantu hatandukanye mu kigo? Yego twazibonye. Aha, murakeka ko ari zo gukora iki? Yego narame. Nizo kubikamo amazi yo kunywa. Oya,
ntabwo ari izo kubikamo amazi yo kunywa ahubwo ni izo gushyiramo imyanda kugira ngo twirinde kuyinyanyagiza aho tubonye hose mu kigo. Mwabyumvise? Kari nyinshi buri nguni y'ikigo kirimo nk'ebyiri. Reka mwarimu Reya n'ubundi nka mugenzi wanjye anyunganire muri gahunda yo gukurikirana ibikorwa birebana no kubungabunga ibidukikije mu kigo. Afasha asubize n'ikibazo cya Obama. Impamvu ahantu hose hagiye hari ebyiri ni uko imyanda ibora itagomba kuvangwa n'itabora. Hamwe rero turaza kwandikaho ngo ibibora, ahandi twandikeho ngo ibitabora. Birumvikana? Imyanda ibora n'itabora twese tuzi kuyitandukanya. Obama, tubwira ingero z'imyanda uzibora n'itabora. Urugero rw'imyanda ibora ni nk'impapuro zavuye mu makayi yacu cyangwa ibyatsi twaranduye turi gukora isuku mu kigo. Aha, ndutiye nakunganira tubwire itabora se. Itabora ni nk'ibirahure by'amakaramu yashizemo umuti cyangwa isahane yamenetse, udupipiri, amacupa. Aha, murakoze cyane rwose. Muri abana beza murasobanutse. Mumfashe rero dushimire umuyobozi w'ikigo watuzaniye ziriya pobere kugira ngo adufashe gushyira imyanda ahabugenewe kandi ivanguye, twirinde ko yakwanduza ikanangiza ibidukikije. Ubu se tuvuze ko turi intangarugero twaba twiraririye Rufo Mu kubungabunga ibidukikije se cyane rwose. Ubu ntituri mu bantu bakino bazi kuvangura imyanda ibora n'itabora. gusa dusigaranye ikibazo kimwe Ku birebana n'ibidukikije cyane rwose. Aya mahugurwa mvuyemo ejo bundi batubwiye ko aya mazi dukaraba, ayo twogesha ibintu byo mu rugo ndetse n'ayava ku mabati hejuru nayo ari ikibazo iyo tudashatse uko tuyafata. nabyo tuzakomeza tubyigaho dushaka umwanzuro ukwiye Rufo. Ariko buriya dukusanyije ubushobozi tukagura ikigega, amazi ava ku nzu twaba tuyashoboye. Nicyo gitekerezo nanjye nari mfite, kuko buri iyo wayafashe ashobora no kukugoboka muri cya gihe cy'impeshyi n'urugaryi ukaba wanayakoresha. Mwaramutseho kwa Rufosi. Hano mwaramutse. Mwaramutseho mukobwa Jana na Pascal mwe. Ntibizima Rufonsi we bwake Mukomere cyane. merakomera. Yewe ka. None se Rufo, ko Pascal na mukwe bikoze n'amasuka barajyaye. Ubuse kandi uranyihindutse ugiye kuvuga ko gahunda yo gutera ibiti bivangwa n'imyaka ahangaha munsi y'urugo tutigeze tuyivuganaho koko. Gahunda yo kuyivuganaho twayivuganyeho, ariko se akazi ntitwari twagahaye Kankwanzi. None se umuntu wagombaga kuza guhinga ejo ntaze, n'uyu munsi akaba ataje kandi ntavuga ati nagize imbogamizi zinizi, urumva wamenye azaza ryari. Uwo nta kiraka bashaka. Kizakubwira umuntu ushaka ikiraka ni nkatwe Rufosi atumyeho umwana tugahita tumwitaba n'amasanya. Gusa nyine ku mugani wa mukobwa Jana, niba umuntu ataje mu kazi ntanavuga imbogamizi yagize, ushobora gusanga nta nako yashakaga. Uko se? Anosia. Ndakumva. Ikiraka tugiye mukobwa Jana na Pascal. Erega bakorana n'umwete kandi bakagira vava kuko ari babiri. Burya twe ntitunahenda rero. Icyo dupfa nuko tubona icyo twihera abansi. Wenda n'agacupa kamwe ko ku mugoroba. Ibyo twabibonye biba byakemutse. Ese uwo mwana y'umusiga mu rugo koko Nadi? Reka ntabwo nakusigira umwana wenyine. Use kumuzana muri iyi misatsi koko sibyo bibi kurushaho Nadi? Ntabwo nje gukoresha imisatsi ariko. Nari ngize ngo nicyo kikuzanye. Oya, nje kwirebera Patrick. Ahubwo se arimo? Oya ntawe uhari. Ari hehe? Patrick rero sinzi aho anyarukiye rwose. Ahubwo se nta kibazo mufitanye buriya Nadi? Kubera ikeka ko dufitanye ibibazo koko nye. Urumva mu kanya twari turi kumwe hano. Sinzi umuhungu w'inshuti yuje aramubwira ati ese ko mbonye Nadine yerekeje hano ni waje kureba. Kuva ubwo umuhungu baranyarutse sinongera no kumuciryera. Ntabwo mbyumva. Baramubwiye ngo ndikwerekeza hano atagenda. Cyane rwose ubu nanjye sinzi aho aherereye. Ngiye impamvu rero nibajije ko mwamufitanye ikibazo akaba ariyo ntandaro yo kugukweba. Urebye nta kibazo cy'umwihariko navuga dufitanye. Gusa nyine ntiyambereye imfura. Byagenze bitese. Buriya kuva natwite uyu mwana nkamubyara nta kintu kimwe Patrick yagize amfasha. Nakomeje kwirya nkimara ariko aho bigeze ndananiwe pe. Umwana ageze igihe cyo gutangira ifashabere kandi nawe urabibona ubuzima mbayeho. Ntabwo bwatuma mbona ibyangombwa nkenerwa byose ku mwana.
ariko Nadi ndakumva mfite amakuru ko nawe hari uruhare rubifitemo. nkaba ari njye wishimiye kuvunika ndira umwana njyenyine kandi sahari. Amakuru ufite nuko ngo nawe wabanje kwigira ibamba ngo Patrick akagusaba guterura umwana ukamumwima ku buryo wanze no kumwereka uko asa. Ibyo byo byarabaye sinabihakana kandi n'amakosa ndayemera. urumva rero ko Patrick utamurenganya kuko nawe rwose ntabwo witwaye neza uko bikwiriye. Nanjye maze kumenya ko nakosheje niyo mpamvu naje kumuranga umusaba imbabazi muhe n'uburenganzira bwo kubona no guterura umwana we ntibaze ko naje namuzanye. Ni byiza ubwo nawe wemeye amakosa yawe. Reka turebe mu kanya kwaza mukaganira nawe ni umuntu w'umugabo ndatekereza ko yisubiraho rwose akagabanya uburakari. Ikibazo sabwa razarya ariko wumva amaze imwanya agiye kandi ukaba utazi naho ari. Mukobwa ja umubyizi ntiwabonetse se dushaka ntitwakwitahira hasigaye tukazaza kuhamara ejo. Imyuka yashize se nta gatege usigaranye Pascal. Njyewe nta kibazo imbaraga zirimo ahubwo navugaga nti wenda wowe utwite ubu ntumaze kunanirwa. Gutwita se no guheka uruhinja ngo rundi ku mugongo. Ubundi ni uko ugira ibisazi bigutera gusinda no kurwana naho ubundi ni wowe mugore abandi barabeshya. Nkunda ukuntu uri igifaru rwose iyo ushyize amaboko hasi imisozi irahungabana. Umva kandi ibyo utangiye none se ko mba nagize amahirwe nkabona ku gacupa uba ushaka ko ngasoma se ngashira icyaka. Sinkuveba kuko gusinda nitombora nanjye rwose ayo mahirwe iyo nyagize sinshobora kuyapfusha ubusa ariko si ibintu byo kurwana wagiye ubireka koko. Ariko ngo kubita kuko nawe utanyoroheye urabizi ko ururimi rwoshywa n'urundi nzamuye amahano ukandika sinavuga nkagira aho nkaceceka. Ese mukobwa ja wowe n'umugabo wawe muri mu biki? Uriya si Kankwanzira nicyo nyine ntukireba se. Niko ko mbabazi icyo mwaje kunkorera mu murima aho kunsubiza mukandeba nk'ikimbwe hasi. Pascal ngiye kugutukira ikigore cyicuza icyo nyina yakibyariye ndakwinginze umbabarire ntubizeme ureke mbanza nkigutukire nkimare mbivumvura ibicuzuye mu mutwe. Pascal wowe n'umugore wawe nimurekeraho. Ase bigenze biti turarekeraho kuko habaye iki aha ni mu kwawe cyangwa ni mu kwa Rufonsi? Ni mu kwa Rufonsi ariko ikiraka ni icyanjye. Ubundi kuki mungendaho ntabwo mushobora kwiteretera ibiraka byanyu mutaje kunyiyenzaho. None se iki gihe nisangahe Kankwa nisangahe koko abandi niyo masaha batangirira akazi. Wowe surambaza amasaha ntangirira akazi nkandi uri Rufonsi cyangwa uri mukiwe Nosiata. Hanyuma wowe ukaduhagarara imbere nkandi utubuza guhinga uri Rufonsi cyangwa uri mukiwe Nosiata. Ceceka ngaho sinkavuge nawe nguvuge wakagore we dore uko gasa dore uko kareba. Akagore ni nyoko na nyoko wanyu na nyogosenge na bene wanyu bose Kankwa uranyita akagore urampahira umusore banyawe. Mukobwa cyane numvishe ngo wigize intwari yo gutukana inyarurembo uramenye utazakina n'ibidakinishwa kuko Kankwanzi Verediya na njyewe wahita umbona. Wangira uke se bagikecuru kitagira imbaraga zikora akazi uretse ishyari zawe guturitsa umutima ubundi ikindi wantwara ni igiki keretse undozi kandi nabwo mfite amaboko najya kwirogoza we nyankaraga tambesere krokodile. Pascal ntabwo wumva ibitutsi byose umugore wawe mundeke ubu mutereye nka mwesa waza gutabara ngo ngiye Kankwanzi ngira amahane. Ye baba we ngaho sibeshye ibeshye gato cyane nkwere kuko nta mazambaro ziba ntuboneye ndankwete sha ngo ugire ngo sinakwesa ari ngewe ngaho satani nakosho nankoreho gato byibuze nkwereke mukobwa jana uwo ari we. Cyakora nta mupfu winukira koko ese ubwo iyo uvuga ngo mukobwa jana ngo uwo ari we byibuze wibuka uwo muvuga n'uwo ari we. Ureke se kuri igikecuru cyashaje cyavuye kuri mode. Icyo gikecuru suribuka ko ari madamu w'umuhanzi w'icyamamare Vision Veni papa wa Claire na Obama. Urabyibuka di ibyo sura biratirana ninde utarabyaye. Ceceka aho ngaho mbanze mukuru guture wa muhirimbiriwe utazi kwitera utuzi mu bitugu. Niko uribuka ko icyo gikecuru usuzugura ari umugore wa enjeniyeri akaba na paroshosho w'umudugudu. Shinguka imbere rero twakumvise uzi kurata. Harya wowe umugabo wawe n'iki wambeba we. Izi ntonganya za Kankwanzi na mukobwa jana zirarangira zite naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Ushobora kandi gukurikira ikinamico Urunana kuri telefone yawe ukanda 845 ugakurikiza amabwiriza. Uramutse kandi ufite ikibazo igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64.
mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.